Dorcas yo mu izina rya Dorcas na Vestina ngo none batangiye kumugereranya n'abasireyi. What be this? Jesus. Ngubundi umunyarwanda kimara kwisomera kuri United Gin ubwanjye bwaramuzamukanye arangije tumugana ugira uti ngigiye cyose kiri umwadeperi cyangwa ugifite ubukene bwaguciye imifuka ngo ntago ari ukusisura yawe ntago irayishurwa. Ngibi bivuzwa nyuma yaho babonye ifoto y'umuntu bita Dorcas wamaze imyaka ya 32 yibereye muri adeperi akanayivukiramo, ariko babona yiterekeye igituta kino kimanutse kikagera hafi y'ikibuno ngo bagatangira kuvuga ngo arimo aragenda arusha ubwiza bo bita Barine Sano, ngo abandi bagatangira kumugereranya na zino sirezi Nyarugenge ngo ari kurusha Shabubu ubwiza. Ngo ari n'ababonye iyo Dorcas yashyizeho twadusatsi turyamye gutya tunanyereje nka tumwe twa Chip Max, ariko hari batangira kwibuka video y'umuntu bitaga Lisa wagiye ikuzimu. Ngo yaza avuga yuko ngo ibintu binyeraza imisatsi y'abakobwa ngo ari ubwonko bw'uruhinja baba baseye bakabukoramo produit. Ngo ari abantu baba barebye izo video bakimara kubona umuntu wacu bita Dorcas yakanyereje bagafata n'utundi tuntu tunyerera akadushyira ku munwa bita rujarebure cyangwa se kazumbature cyangwa nsoma cyangwa nsohokere mw'iki cyumba. Ngo bajya ahantu bita za Kanyarira batangira gupfukama baravuga ngo zizasi ng'umurengere ndare dileve vale australopithecus East African macaque, ariko hari nashonje zizasi. Ku bantu rero batazi iby'imyuka ngo iryo jambo rirasobanuye ngo iranirenewe imanuko ite ku mukobwa wacu ataraba nka ba Shadibu bariya ngo kuko ikintu cyonyine kirimo kiramutandukanya nabo nuko yambara imyenda miremire ngo nanashyiremo twadukariso twakahebwe duca mu mihora y'ikibuno dutuma ngo amanya agenda adodera. Ngo mbese neza abadeperi babandi yakoranije be mu kizuru ngo batangiye kuvuga ngo umwana wacu ni mu mucungire hafi ataratangira kumera nka bariya Barine Sano ngo kuko natangira gushyiraho utuntu tw'udutatuwaje hejuru y'ibere ngo akanijomba n'utuntu tw'uduherena ku mukondo ubwiza buzaba bukabije ngo kandi ntabwo watubana muri adeperi ufite agasatsi kanyereje Jesus. na nyashu zigaragaje uko wishakiye kuko ngo muri adeperi ntabwo tubikunda ugomba kuba waracupiye n'agaparufuzi iradiyo izigiye bakabita ariko izigiye ubundi umwadeperi wa nyawo bagomba kuba afite umusatsi utazi ka buraka ngo umusatsi uba ugomba kuba ukomeye nka situruwaya, ariko hari nashonje tunahagaze nka cya kiroso gicafuza amakoboyi. Ibintu byo kwambara inkweto za shinga munono urabyibagirwa ukamara imyaka 36 wiyambarira izo bita za barirene. Ngo niyo barirene kuyibona nibiba byemera kuko uba wambara utuntu twerekeranye n'utuntu dukubura hasi ngo nta n'uwabona amano yawe. Ngo ibintu byo kugira ubwiza bukabije muri adeperi ngo si byiza, ubwiza bwacu buzagaragarira mu ijuru. iradiyo izigiye Ngo ari n'abavuze ngo nimuturekere umwana aracyari muto munamureke yitsapire ngo kuko ibintu byose yabakoreye nimwigeze mubishima ngo kandi icyo yari ashinzwe ko ari ukuririmbira Imana no kuyimenyekanisha. Ariko adeperi niyo yabibyimbiyemo nk'aho ariyo yari ari kwamamaza, ariko hari ngo nashonje n'ubundi ngo na bamwe mwabo ngabo baba bafite imisatsi ikomeye bamunzwe na adeperi bamwe muri bo tukubitanira nabo barimo baritangira umusi wa gege abandi binywera izindi nzoga z'ubufu zitari na United Gin byibuze bituma umuntu atarwara hangover. What be this? Ngo ubundi nyamara kubona amafoto ari update ya Dorcas na Vestina nahise nshiteka yuko igihe cyose utarava mu bukene cyangwa ngo usezerere adeperi kuko uzasa kuba kutarayishurwa. Jesus. Kuko aba bana twababonaga Irene Kibazana bifitiye umusatsi werurutse ariko aba bana bakimara gutamira ku mufungo n'amakonseri azamuka imipaka bakihurira n'umugabo akabakubita imitoma batangiye kwikoraho turarire turavuga ati adeperi yagiye duhisha ibintu byinshi. Hari n'abavuga ngo abantu bakaza amategeko ya adeperi n'ubundi ni babandi baba ari abakene nta kindi kintu bafite bakora bakajya babahatira gusa namwe. iradiyo izigiye Ubundi umuntu afite umufungo aba agomba kuba asa neza izigiye ayiwe
hamwe mukurikiye kino kiganiro nimumbwire ubu koko kuguma muri ADPR Imana yaraguhaye amafaranga menshi cyane ukagumya usa n'urwirungu umusatsi usa na kake ariko hari ugaragaza Imana nabi reka ntangire mwiyumvire nkimara kubona ukuntu Dorcas yo mu itsinda rya Vestina Dorcas ukuntu asigaye asa nabuze ngo ni koko ADPR n'ubukene ni ibintu bibiri bishobora gutuma utagaragaza ubwiza bwawe yego niba uri muri ADPR cyangwa ukaba uri umukene uko usa siko usa hari ubundi bwiza ufite ADPR isigaye ihisha ibintu byinshi cyane ntabwo nari nzi ko Dorcas asa neza gutya ariko nagiye kumanga ngo ADPR ngo sigaye iki fata ifoto ye urebe nuko nguko umbwire ngo ari gusa neza hehe cyeje yakugenda tugendere mu bintu by'ibigare biri aho ngaho ngo ADPR yacu yego nyine niba ushaka kuguma ADPR muri ADPR yawe yigume mushikame wogosha uko ushaka n'ibiki byose ibyo birakureba ariko niba umuntu ashaka gucya tuvagesha ukore oya mwana reba sha ntabwo nari nzi ko buriya Dorcas asa gutya uramubona ubukene na ADPR ni ibintu bibiri bishobora gutuma utagaragaza ubwiza bwawe ndi kwinywera United Gin ha